Yes, reka twongere rero tubifurize igicamusi cyiza kuri mwe mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye tubasuhuze cyane rero twongere kandi tubahe ikaze muri iki gicamusi cyo ku munsi wo kuwa kane tukaro turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu turi mu mwaka wa 2025 muri iki gicamusi rero ikituzanye muri amasankanga rwose namakuru agezweho gusa ariko amakuru yacu n'ubundi akaba agiye gukomeza agenda yibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari nkuko mubimenyereye tukatugiye kugaruka n'ubundi ahakomeje kuba isibaniro birumvikana ni mu bice biri kuberamo intambara hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu tugiye kugaruka mu bice biri kuberamo urugamba muri amasaha turebe ngo ese nihe bimeze bite. Turaza kugaruka muri Warikare nyuma y'igihe kitari gito rwose hano hantu hatumvikana amasasu ari amaze imisi hatumvikana amasasu muri uyu munsi cyangwa se ku uyu munsi urugamba rwabyutse ari urugamba kuva mu gitondo. Ese urugamba bimeze bite? Ndajiro mbahe operation y'uru rugamba uko rwagenze. Turaza gusimbukira muri Rucuro naho turebe uko ibintu bimeze ngira ho murabizi operation zimaze imisi ziri kuba. Turaza kureba rero uyu munsi ho byakeye bute cyangwa se hano muri Rucuro bimeze bite. Byose ntimujye kure. Ndaje mbahe ikitwa Idonido hanyuma kandi turaza kura muri Side Kivu inkuru shya muri Sadeke turaje tubahe andi makuru mashya mutigeze mumenya hano muri Sadeke turaje tubahe ikitwa rwose ubwino cyangwa se andi makuru mashya hano muri Sadeke. Turaza rero kuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira no muri Side Kivu naho tubabwire uko ibintu bimeze ku gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo naho ibintu bikomeje kugenda bizamba. Wazarendo mu by'ukuri na FARDC ntago ari gucyana uwaka. Ese ninde uri kubagambanira? Ku murongo wa telefone turi buze kwakira n'ubundi umutaramo wacu cyangwa se umunyamakuru wa Jeune Official uri kubarizwa hariya imurenge atubwire naho uko bwakeye. Urasabwa iki rero? Wowe icyo usabwa niba ugeze ku imura ari ubwa mbere nuko dukandira kuri like ugakanda ndetse no kuri share byaba ngo ukanakanda subscribe ndetse ukanakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu nizihagera uzajye uba mu bambere mu kubona amakuru akihagera. Ngayo nguko tubahaye ikaze rero muri amakuru ngizo ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu. Ni ikiganiro ngiye gukora ndi njyenyine kuko hano mbonye mfite amakuru menshi cyane nshaka kuza gusesengura cyangwa se kubagezaho izo operation. Ndavuga nti Vincent turaza kuba turi kumwe mu ikindi kiganiro gikurikira ariko ikindi ndagira ngo ari ngiye ukijandikamo cyangwa se ari ngiye ubagezaho iyo operation ngiye kwibandaho ni operation ya Sadeke ndetse na operation y'imirwano iri kubera he hano muri Warikare. Nguko rero ngaho ntimuze gucikwa abakunzi b'imiripuko already tayari rwose imiripuko yongeye yagarutse. Ndaje mbabwire muri Uvira ikiri guteganywa hano muri Uvira mu mazimisi mwumva byinshi bigiye bitandukanye ariko none mwitegure ko mugiye kubona indi version nshya. Twihute cyane duhita duhera kuri Sadeke. Reka duhite duhera kuri Sadeke ariyo duheraho kuko impamvu tuduhereye kuri Sadeke iri hano mu mujyi wa Goma. Kandi ntekereza ko niho hafi tugomba kubanza tugahera naho hari amakuru akomeye cyane. Iyi Sadeke Fatso Voro tuyinjiramo reka manze mabwire ko uyu munsi aribwo ari gucure ibikoresho byabo bya nyuma. Aba bagabo bari bafite ibikoresho byinshi nava ngo ubanza mu bihugu byabo nta n'ibikoresho bari barasizemo pe. Nuwo ngo ibyo baheruka gucura bacuye n'ubundi amakamyo agera hafi kuri 50 y'ibikoresho. Uyu munsi nabwo ro bagiye gucura andi makamyo 41 amakamyo 41 kamyo 41 subwo icyo kinyarwanda nicyo ari 41 amakamyo 41 amakamyo 40 numva kitavugitse neza ariko ubwo mwihangane n'amakamyo 41 rero niyo bagiye gucura yuzwe ibikoresho. Amakuru nkwe hano igoma nona ni ibikoresho bya nyuma bagiye gucura. Ejo makuru ya gatatu n'ubundi yiriwe ibicakambura cyangwa se ibisakambura iri gukuramo ibyabo ndetse ibitari byo bakabishyira ku ruhande ariko byari intambara ikomeye cyane. Uramutse ubajije cyangwa se wegere nk'umusirikare wa M23 wari uri aha hantu batandukanyirizaga ibikoresho
bavanguriraga cyangwa se bacanguriraga ibikoresho ewana bamwe ngo biriwe rwose birwaga imbavu zirimo kubarya barimo guseka bitewe n'uburyo cyabago babaga bari kurekarama ibikoresho ubona nta naho bihure n'ibyabo abandi ramarira abandi bari muri stress nyine bari gutongana muri za ndimi z'ibiswahili n'ibyongereza n'iki byose donc byari ibintu bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero nkuko amakuru angezeho nuko uyu munsi aribwo bacura ibikoresho bya mbere mumaze kubona mu kanya gato cyane n'umutara mubonye ariko ko uwitwa ngo uwari uyoboye izi ngabo za SADC hari ya Igoma ngo already ngo yamaze kugeza liste y'ibikoresho bagiye gucura hano ku mupaka wa Grande Barriere la Corniche ariko icyo mugomba kumenya kiruta ibindi byose nuko bagiye kugira ute bagiye gutsuka bagiye gutaha bagiye gucura ibikoresho hano babinyuza ahangaha n'ubundi basanzwe babinyuza mpaka bigejeje Tanzania. Ibikoresho no gutaka ibikoresho ntabwo bikiri inkuru, gucura ibikoresho ntabwo bikiri inkuru, ahubwo dore inkuru niye izi ngabo za SADC nazo muri kiriya cyumweru kigiye gutaha ziratangira gutaha kuko nkuko gahunda iriho nuko bagomba gutaha ariko ku rundi ruhande bagomba kurangizanya nuko kwezi bose bamaze gushiramo batashe uku kwezi donc kurarangira nabo bamaze kuvamo hano nibyo bintu bamaze no kumaze n'imisi babyandika bavuga bati twewe bitarenze ukwezi kwa gatanu nta musirikare wacu cyangwa se cyitwa cya SADC kizaba kikiri hano mu mujyi cyangwa se kikiri muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ariko dore n'ubu mbogamizi ziracyarize nibyo ibikoresho babicuye babisatse ariko mu basirikare na n'ubu ngubu hari abasirikare bagicumbikiwe harimo abasirikare ba FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC babuze uko ngo babacikisha ngo bageze muri MONUSCO. Hari utuntu tugenda tubera inyuma y'amarido abantu tutajya tumenya cyangwa se tutajya tumenyekana. Utwo tuntu tugenda tubera aho hantu ntabwo tugenda tumenyekana. Nk'ubu barakubwira ko bamwe mu basirikare babitse cyangwa se abasirikare afite amapeta akomeye cyane bandi twabwiye baba generali ndetse n'abakoloneli ngo bagerageje ngo baherutse kuza kugerageza kugira ngo bacikishirize muri MONUSCO ariko M23 irabivumbura. Mutiro ibyo bintu babikoze bate? Nukuvuga ngo hano hantu muri iki hano ku kibuga cy'indege bari bagize batya noneho mu byukuri harimo ibintu by'imyobo amakano ni imyobo nava ngo ni neturi byiti by'imiferege hari ibintu biba bivana amazi imyanda ahantu runaka biba byubatswe urabona hari ukuntu abantu baba bategura amapura bakabarubatsa ahantu inzu izajya isohorera ibizi by'imyanda bakoropye bikanyura donc aho hantu barahateganya. Aba bagabo rero mu byukuri iyo nzira bari barayifashishije n'ubundi batangira kugenda bayizibura kuko iba yarazibye yaraciyemo n'iki byose bashaka kugira ngo bakoremo cano igera neza cyangwa se umuyoboro ugera neza muri MONUSCO kuko ibi ni bigo byegeranye. Mbibutse donc ngo MONUSCO na SADC cyane ku kibuga cy'indege Igoma baregeranye muri iki kigo barimo M23 no ikaba biruhande ariko iyabajemo hagati icamo umurongo ku buryo uvuye muri MONUSCO ajya muri SADC abagomba kubanza kigaragaza ugiye yute uvuye muri MONUSCO muri SADC agiye muri MONUSCO ukamenya n'impamvu agiyemo n'iki byose. Ariko ikigaragara cyo bashobora kuba watanze amakuru kuko baje kubimenya yuko bari izo nzira kuzizibura none M23 niba yaradetektinze niba yaragize ite imenya ko iryo tiyo cyangwa se iyo cano uwo muyoboro bari kufukura iwukinduriramo hagati. Imaze kuwukindurira hagati rero ibona neza ikurikiye hantu ibona bari barimo kugera n'ubundi bazibura barimo baragana hehe muri ayo mazu kuko hari ukuntu iyo myobo igiye gakora mu mazu neza yinjiramo aho ngaho. Icyagaragara nuko bari bashaka gutangira gucikisha baki babasirikare bose
navuga ngo basigaye hano muri Sadeke, bahungiye muri Sadeke babuze uko bavanamo, bashaka kubashyira muri MONUSCO kuko MONUSCO yo murabizi ko ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo ni impunzi zayihungiyeho bitewe n'uko ari umuryango mpuzamahanga cyangwa se umuryango mpuzasire akaba ariko tubivuga. Bo bafite ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo nabaduhungiyeho tugomba kubarekura bakagenda. Ibyo rero nibyo byatumye bashaka inzira zose zishoboka kugira ngo bacikishe babageze muri MONUSCO. Ariko uwo mugambi first of all muanze mumenye ko wagize ute wapfubye. Abangaba ntaho bazajya. Ubu hari imbogamizi ro muri Sadeke yo kuvuga ngo ese aba basirikare tuzabacangura dute. Ubu nicyo kintu barimo kwibaza. Ese aba bayifudereri bazava hano bate? Na abantu bakuze ntibavuga ngo ni bakadogo ngo babavomeraga amazi ngo bakorera guturimo two gukoropa n'iki byose. Na abantu bakuze. Abinjiye hano muri Sadeke baba baje gukanika amatara baragenda bakabanza bakamenya umubare bakamenya n'ibyo binjije n'iki byose kugira ngo hatagira n'usoka yigize ngo nengo yari yaje ngo gukanika amatara gukanika amashanyarazi. Donc hari ikintu bita gucekinga byo ku rwego rwo hejuru. Muri kiriya cyumweru rero bazatangira gutaha. Reka ibyo nibyo duhita twinjire muri iyo operation. Ariko icyo namaze kumenya, imodoka zigomba gucura iyi Sadeke aba basirikare already abantu mufite ingendo hano mu Rwanda, mufite ingendo murashaka private z'imodoka zigomba kubatwara kuko amasosiyete nka Ritiko International ndetse na ya company na ya company twa Volcano ya Olivier Hoza yobora Ferwafa inzu igenga umupira w'u Rwanda hano mu Rwanda Ferwafa. Izi modoka ziri guproposwa ko nazo zigiye kuba zibona ikiraka cyo gucura izi ngabo za Samidiarasi cyangwa se za Sadeke. Muti biteye bite? Izi modoka nukuvuga ngo nibura nizo ziri hafi ndetse ziteguye no guhita zigabanya ibiciro kugira ngo zitangire gutwara abasirikare ba Sadeke. Sadeke eherutse gusora itangazo cyangwa se uko ubukungu bwabo bahagaze bigaragaza ko mu by'ukuri kubigendanye n'ubukungu barahombye cyangwa se basubiye hasi. Mu gusubira hasi kwabo rero izi modoka ziri gutwara ibikoresho ndetse n'abanizi zatwara abasirikare niyo iri kuzishura zaba nizi za MONUSCO ziri kubikora kuko na MONUSCO nayo iri kubafasha gucura yabafashaga gucura ibikoresho iri kubibafasha nayo nibo bayishura. Yewe nizikorera izaba izi zibanyuza mu Rwanda nahe ndetse ukongeraho nizi zikorera hano Igoma zose MONUSCO ni Sadeke nibo bazishura. Ariko ibigendanye n'amafaranga nabo batangiye kuzanamo urw'ekonomi rwinshi cyane ruri hejuru. Byatumye rero mu by'ukuri bavuga bati izi sosiyete zo mu Rwanda zabaciye amafaranga make kuko hatarimo urugendo, ntabwo ari ingendo nini cyane nk'uko bafata sosiyete zivuye nko muri Tanzania. Urumva zaba zivuye mu mirwi yo kure cyane kuzivana iyo mu murwa iyo ngiyo za Tanzania za Dar es Salaam iyo ngiyo kure cyane donc zaba consuming amafaranga menshi cyane. Kuvuga ngo bagiye kuzana nka sosiyete za hano muri Uganda zigaturuka Kampala naho mu by'ukuri izo ngero n'iki byose bakwishura. Bakavuga batero kuva bazabajyana bamwe bazajya Tanzania abandi bakajya Uganda bati tugomba gukorana n'izi sosiyete ziri hafi zitwegereye. Ewana Ritiko International ndetse we na Volcano izi sosiyete zigiye kubona ikintu cyitwa ubwatsi cyangwa se cyitwa amafaranga. Mu by'ukuri hano muri Sadeke bagiye gukorera amafaranga ndakurahiye kuko ubu tuvugana ibiciro birimo gusetingwa ni ibintu bigiye gukorwa muri iki cyumweru bira byamaze kurangira. Sadeke baramenya Ritiko igomba kumenya amafaranga n'imodoka bakamenyesha n'imodoka bazajyana muri iki gikorwa cyo gutwara ndetse na International nabo nuko ndetse izo modoka zikajya ngo no gukorerwa icyitwa niba barazijyana muri controle niba ari buzijyane ngo bari bujye kuzireba ko zuzuje ubuziranenge nta kibazo na kimwe zitwara zishobora kuba donc
niba nta kibazo gishobora kuba cyazatera nk'impanuka n'iki byose, ariko hari amasosiyete nzi muri aya ngaya ntagiye kuvuga, ntari buze kuvugaho cyane, ashobora kuza kubura iki kiraka bitewe n'imodoka zabo. Hari ashobora kuza kubura iki kiraka kandi mu by'ukuri nazo zari ziri kuri proposal, ashobora kuza kubura ikiraka. Mbibutse ko abasirikare bari hano muri SADC barabarirwa hagati y'ibihumbi 4 kuzamura, 4-3 kuzamura. Namwe mumbwire ngo izi modoka zizakora akazi kangana gate? Izi modoka ziratunda zigeze ryari? Va kuri bya bindi batwaraga rimwe gutya bakagenda, none ritiko ntabwo ari ibikoresho no gufunga ibirahure niba ngombwa bazashiramo n'amarido, ariko none ukugenda byandi byo kwitwikira joro, no ni ukugenda bugenzi bweru ku manywa hagaragara. Ariko hari amasosiyete anagiye kubura akazi pe. Naho ze nkurikirana ambaza amakuru y'uburyo cy'abagabo bagomba gutaha, bambwira ko bazataha mu byiciro bitatu, ni mu bika bitatu cyangwa se mu bice bitatu. Ari nayo mpamvu uri kumva ngo ubuntu tuvugana rwose ngo amasosiyete afite imodoka rwaciye bagiye gucura mu by'ukuri bagiye kubona ikirakano gishyushye muri SADC. Ariko sinzi barabe maso abishure hakiri kare, njye ntago wayikura hano rwose utaranyishura, kuko uyu muryango wa SADC ndi kumva uri kugenda uri gutangira kuzana amatatizo, nawo wagira ngo ntabwo bari kumvikana neza bigendanye nuko mu by'ukuri ngo batigeze batabara Gisekedi bose, ngo ntabwo bigeze batabara. Wibuke ko Gisekedi ari we umaze iminsi ari kwishumba, ari uyiyoboye. Niba ari ukiyoboye, niba yaravuyeho ntiharaciye manda, ariko Gisekedi imperuka ari uyoboye iyi SADC. Asha no guhina akaboko rero kugira ngo izi ngabo zitahava, agatangira kuvuga ati muvuge ko nta mafaranga n'iki byose, ingabo ze zikiri hariya. Donc ibya SADC biracyari mu rujijo, mu gihe nyamara bavuze ko ariko Gisekedi ntabwo yaba kiyoboye pe, kuko abaye kiyoboye ntabwo twakabe tubona SADC iri kuvuga ngo urabona ngo tugiye ngo kugira ute ngo ukwezi ngo barabavuye hariya. Byaba birimo tena nanone. Iyi SADC rero iyo ku giti cyayo twavuga, iyo bakubwira ko rwose intego yabo bayigezeho, intego yabo bayigezeho, bakoze ibyo bashoboye, kuko bo bakubwira ko ngo izi ngabo za leta arizo zabatereranye. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC nicyo cyabatereranye, bo ntabwo bigeze bananirwa urugamba, kuko ngo bararwanye. Izi ngabo za Kongo zirirukankira izindi zikuramo imyenda zihindukira abasivile, bituma rero ngo nabo bisanga bari bonyine ngo bari kurwa. Kandi ko kwari umutaramu mperutse kumubona ku gihe, niba ari kugenda, niba ari kuri Kigali Today, sinzi ikinyamakuru mperutse kububonaho, ari kuvuga ati twe bakimara kurasa ahantu bitazakira Manyoka, ahantu hari defense, hari birindiro, hari ibikoresho byose, ati byaraducanze, ati noneho dutangira buri wese atangira gushaka inzira zaranyuramo, ukweme imyenda agacutsukira akambukira mu Rwanda. Ati byari ibintu bikomeye cyane. Ariko ibi bintu musembisanisha mbihuza neza n'ibyo SADC yavuze. Izi ngabo za SADC zititwe mission yacu twayigezeho, bati kuko twagerageje kurinda umujyi wa Goma, ariko ingabo za guverinema cyangwa se ingabo twaje gufasha za leta ziba arizo zidutwitira mu nama, ziba arizo ziduteba cyangwa se zirukanka ziradusiga, zituma umujyi wa Goma bawufata, ndetse n'ikimenyimenyo bakagaragaza ko banakiwurimo. Rero baravuga bati ibyo bagombaga gukora barabikoze, ariko ibisinzi ko babyumvikana na Gisekedi ndetse na guverinema nangwa se n'abaturage bo muri guverinema. Bitewe n'iki? Bitewe nuko nyine n'ubundi ibyo bari baje harimo kurinda umujyi wa Goma, kandi ntabwo wigeze urindwa, byaje kurangira uyu mujyi wa Goma mu by'ukuri M23 iwubakuyemo, ndetse iramanuka agasuzuguro karenze, cyangwa se kubereka ko bari cheap, irakumanukira iragenda ifata n'ahantu bita za Bukavu, naho n'uwundi mujyi. Donc yabakoze mu nsina z'amatwi, yabakoze mu nsina z'amatwi. Iyi operation rero mu by'ukuri ya hano reka tuyisoreza ahangaha, mbe nyipfundikira ahangaha, ariko ntabwo tuyisoje kuko turaza kuyigaruka ndacyarimo gukurikirana n'ibindi byinshi cyane. Ariko mwumve ngo aya mas company agiye kubona icyitwa akazi
ko ku rwego rwo hejuru, bagiye kubona akazi ko ku rwego rwo hejuru, bagiye kubona akazi, donc ibintu bigiye kugenda neza. Hanyuma twihute cyane tujya muri operation ya Warikare. Tujya muri operation ya Warikare ariho twinjira ubu tuvugana. Reka dufate nk'iminota 10 tuvuga kuri operation hano muri Warikare. Ni Warikare twe tumaze iminsi tutumvamo intambara, by the way, icyo kintu cyo mubanze mukimenye. Mwarabibonye izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa igihe makuru gataturuka kuzishushubikanya, zarirukanse zirenga na santira Warikare, zigira he? Zigira Gisangani. Makuru gatatu isubiye inyuma, already zita zigaruka. Ariko ubu tuvugana makuru gatatu yari yararetse kwa advancinga. Amwe mu makuru namaze kumenya, ibiganiro by'iduha byananiranye. Nyuma rero yuko guverinoma ibona ko ibiganiro byananiranye, ubu tuvugana niyo yatangiye kongera kugaruza ibitero, kuko ifite ubwoba ko M23 igiye kongera kuba advancingana, Ibyo rero byatumye muri aya masaha bagize gute, batangije ibitero, ariko bikaba ari ibitero biri kugarukamo n'Ababiligi. Ndetse vuba rwose uyu munsi dushobora kuza kubabwira, mugasanga mu by'ukuri M23 abagabo yabakozemo akazi. Muti biteye bitereye akazi irakabakoramo gute? Muri aya masaha ubu tuvugana, kuva amasaha yo mu rukera, kuva ku isaha za mu gitondo saa 11, izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zirimo n'ingizi ngabo z'Ababiligi, bifashishije indege zabo zitagira abapilote zazindi twita ngo ni drone, zirakuzira mu birindiro bya M23 muri area M23 irimo ahantu bita Nyabyondo ndetse no misozi izengurutse Nyabyondo. Barangije barabanza bazengurutsamo izo drone, M23 irazibona irya cover, cyangwa se baritsimba barazihisha, zifata amafoto. Zimaze gufata amafoto, zimaze gufata amafoto, icyaje gukurikiraho nuko mu by'ukuri zagiye zimaze kugenda barasheringa. Basherinze ndetse n'izi drone zitangira kuza zikora ibisasu zirarashisa, barashe kira kitu cyote gisa n'ikiri guhumeka aho ngaho muri ibyo bice bakeka ko birimo M23. My friend, aya ni amakuru nkura hariye imbere ku mirongo y'urugamba. Amakuru mfite rero ngo izi sharing zabo zagejeje ku isaha saa 5 z'ikibakiri gusheringa. Bigeze nyuma ngo batangira guteganya kongera kwa advancinga, ariko muri advance zabo baje gusanga hari abategereje, aho kugeza amasaha yangaya turimo none turimo kubagezaho iki kiganiro, ibyari sharing byamaze guhindura isura. Ubu none barimo kurasana, none bari kurwana bifashishije imbunda into ndetse n'inini zubwo ndavuga za zimisada. Urugamba rukaba rumeze nabi hehe hano muri Warikare. Ndabaye cyitwa repoti ya risasi n'amageruhi y'urugamba rukubera hano, kuko amakuru arimo aravuga ko ngo urugamba rwahinamiranye. Abasirikare ba M23 ngo ntabwo bari baheruka kurwana, bahoraga bibere mu mapatrouille, ngo bari bakumbuye kurwana, kuko ngo bari abasore ngo ubundi batari kurwana abasore ubundi kandi gastori mutazi. Abasore ba M23 buriya ngo iyo batari mu rugamba ngo baba bari bowe cyane, ngo baragenda bakirara, ku buryo ngo batangira gutekereza cyane, ugasanga gutekereza ibintu byinshi cyane bigendanye na mission bariho. Gasanga atangiye gukumbura abo mu rugo, atangiye gutekereza nyina yasize mu nkambi na bashiki babo na barumuna bo basize mu nkambi. Ariko yari kuvuga atereka, yari ku rugamba rwatereka nkubite nkomeze shwanyaguze, ndebe ko baza tu nibura bakazi na amahoro. Ewana ngo bari motive, bari kurwana. Aba basore ngo ntabwo bari baherutse mu rugamba, ngo babaga bibere muri patrouille, ariko n'uyu munsi birasa no bya icyashara cyamaze kuboneka, kuko nkuko amakuru arimo kubivuga bari kurwana icyo bita ya ntambara mu by'ukuri dasanzwe.
hano muri Warikare. Ni intambara n'ubundi zingabo nizo zarwishigishiye, nizituza zirusome, kuko bakubwira ko ngo aribo babanje ngo kuza gusheringa ndetse banagira gute banohereza drone zitagira piloti z'Ababiligi. Ababiligi bari kubyohereza bibereye kure, ntawegere mu mirongo y'urugamba hatagira ubabesha. FDR ngo hari bari guhura n'akazi, ndetse n'abagabo ba Guido Shimra bari guhura n'akazi, kuko ibitero bya M23 byamanutse ari karahabutaka, byamanutse ari karahabutaka. Ndakurahiye kabaye ngibyo rero uko ibintu bimeze hara muri Warikare. Ibintu muri Warikare ntago byoroshye, intambara yakajije cyangwa se yakajije umurego. Ibya hano muri Warikare byo muraza kubimenya. Na ahantu navuga ngo M23 minsi ishize bari baherutse no kuhari deploying abasirikare. Ubwo urumva ko akazi harakari gukorwa, ndetse namaze kumenya ko nibiganiro by'iduha ngo nta musaro biri gutanga, bishobora no gutuma M23 noneho yongera. Ubundi urabizi ko ubu tuvugana bo bakubwira ko bari kwirwanaho, kuko ngo iyo babatatse, ngo aho babatatse baturutse, ngo niho donc ngo babirwanaho, no ngo bahita bahataka basubiza inyuma ibyo bitoro bikarangira babikuye naho byari biri mu byukuri, kugira ngo aho bari babone umutekano. Ari byo avuga ati twe ntabwo tuba turi kurwana, ahubwo tuba turi kwirwanaho. Noneho ruvuba hanga nyuma yuko ibintu iduha bikomeje kwanga, ibyari bigano bikabikomeje kwanga, Gisekedi ngari kubabwira ko ngo bagomba kubanza ngo kugira ngo ibyo ngo M23 iri kubasaba bikunde, baganire neza ibintu bigende neza, ngo bari kubasaba ko ngo nibura ngo M23 ngo ibanze isubira inyuma, ngo ive mu bice byose yafashe ijya ahantu bita za Runyoni. Uranyumvira bashaka kubashirira muri za Runyoni, ngo basubire za Runyoni, ngo none bamara kujya za Runyoni na za Sabyinyo, ngo none ngo aribwo M23 ngo Gisekedi bemere kuganira na M23. Biragoye. Abasirikare ba M23 ubuzi umubare bamaze kugeraho, ushobora kuba wibwira ko ari babasirikare twavuga ngo ni ibihumbi ngo 15 ibihumbi 20. Abasirikare ba M23 ni benshi my friend, ntabwo bakwira muri Runyoni, ntibishoboka keretse bacucitse. Yewe nasabye inyo ntibayikwiramo, kuko navuga ko abanyagihugu bo muri iki gihugu n'ubundi bose bari baragiye mu mahanga, barahunze, baragiye ishanga, bagarutse. Baragaruka ariko baravuga ati nubwo tugarutse ntabwo turaza kugutyo, kuko kugira ngo ubone amahoro, kuko numvisha haca imigani ngo kugira ubone amahoro bigusaba kurwana. Baza nk'indwanyi, bamwe baza bari kurwana kugira ngo baborebe ko imiryango yabo yabona amahoro. None uravuga ngo barajya muri Runyoni, iyo miryango barayituza muri Runyoni. Hari ibintu rwose guverinoma bajya bavuga bikayoberana. Ese mamubirukana ngo baje hehe? So kugira ngo mu Rwanda si wabo, ndetse no muri Uganda si wabo. Ntibishoboka, ntibishoboka, ibyo byo ni mu byibagirwe, ntabwo byavamo. Ntibibaho. Ibyo bitero mugomba kugira ute, mugomba gukomeza guhangana nabyo mpaka mugeze igihe mukemera ibyo babasaba bitari ibyo, ewana murapambana. M23 muri Misiri bari kurwana, ariko kuba ko bari kwirwanaho, ariko kuva bigiye guhinduka mu gihe gutangira kumva M23 bari kwa divansinga, bari gukubita babangura, bari kugenda bafata ibice. Mu minsi ishize mperutse kubabwira ibya Uvira, nabonye bamwe baca mu gikari bantera amabuye, bamwe bagize gutya rwose baca mu gikari bantera amabuye. Ariko reka nongere mbatangarize, ingabo z'abarundi ziri muri Uvira nahana muri Plaine de Ruzizi, nivo barategura hagomba kuzakira, bagomba kubakirira, ndetse bagomba no kuzahakira n'abazaba bahunganye nabo, ubwo harimo na za FARDC na FDLR na Wazalendo nuko bagira gutya bagahita batangira kwigarukira nk'abaturage. Ugasanga avuye nk'i Burundi rwose akaza ati njere narahungiye mu gihugu cy'u Burundi ndi umuturage. Abwirwa benshi akumva bene yo, icyo nkoze ni ukubarabura.
kuko muri gahunda nyuma y'uko ibiganiro hano iduha bikomeje kwanga, Giseke dakavuga ati mbere y'uko wenda ibiganiro bibaho turasaba ko ngo M23 ibanza gusubira inyuma. Ntabwo ibishaka, ntabwo ushaka gusubira inyuma. Giseke rero ntashaka ibiganiro batarasubira inyuma, akirengagiza ko byigeze kuba bagasubira inyuma ku gihe cya EAC bakava mu bice byose, ahubwo Bemba agahita asimbukira ahantu bita muri za Bulgaria, Indonesia. Yese asimbukira za Indonesia, yikoza za Indonesia, agaragara ari mu bifara ari kugura ibitwaro bya kirimbuzi. Icyo gihe wari ukuriye ingabo, yari minisitiri w'ingabo icyo gihe Bemba. Agura ibikoresho, agura imbunda, agura amasotera, agura ibifara, agura za indeba kureza ewana. Ibyo byose mutekereza ko babyibagiwe? Hapana. Nimutuze rero muhame hamwe, urwishigisha yararusoma mu rugotomere. Twikomereza n'andi makuru, dufite amakuru menshi cyane my friend. Bya hano wari kare turaza kubigarukaho. Reka dusimbukire muri Tanzania, mu gihugu cy'u Burundi gato cyane. Mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye nabo bafatanyije kuyobora, nababwiye nti bari kwanga Abarundi mu by'ukuri ndetse n'abakongomani ko bakwinjira mu gihugu cy'u Burundi bavuye mu bice M23 AFC irimo gukontorora. Donc bari kureba ibyangombwa basanga mu by'ukuri kiriho kashe yuko winjira ahantu M23 iri, ikirango kigaragaza ko winjiye muri eneo M23 iyoboye. Ubwo nyine bagahita bakubwira gusubirayo. Byabaye ibibazo rero abaturage hariya, ibintu byakomeye hano mu Burundi. Ikintu cyitwa inzara iriyo irimo iravuza ubuhuha. Inzara iterwa nuko n'ubundi mu by'ukuri ahangaha business ntizigikorwa. Mazutu cyangwa se igitoro bagikuraga hano mu gihugu cya Kongo. None igihugu cya Kongo nacyo igitoro gisa naho cyabuze, kirasa n'igitoro cyabuze. Nta n'ibyakuva hano muri iki gice ngo byinjiririya. Ibintu byarakomeye ku buryo nahoze ndabona hari umutara muri gucisha akantu kuri Instagram akavuga ngo urunyanya rumwe rurukugura 1000 my friend. 1000 inyama zo ngo nukujyana ngo ibihumbi 50 by'inyama. Nako byo kugura ikiro cy'inyama byatangiye ko nko muri cya gihugu twumvishe. Hari igihugu twigeze kumva aho wajyaga kugura umugati nta nubwo ari nibanga ni Zimbabwe. Ni igihugu kitwa Zimbabwe. Kugura umugati bikagusa ko amafaranga yatwara mu ngorofani. Amafaranga ukatwara mu ngorofani ugiye kugura iki? Ugiye kugura umugati. Murumva ko ibintu hariya ntabwo byoroshye naka na gato. Ntabwo byoroshye. Kanze turi wa mutaramu wacu, niba turi mu mubone, niba turibone mugenzi wacu uri hano imurenge nawe adukubite ku bundi bwino, aduhe ku bwino mw'abantu mwe. Ariko mbere uko dusimbukira, mbere uko wenda tumushyira kuko ndabona ngaracyari waragana ahantu hari amarezo, reka tubabwira n'andi makuru. Murabizi ko twababwiye ko ahantu bita hano hantu bita ngo niza muri Kivu Amajyaruguru niza Kabizo, ubwo birumvikane muri Ruco. Ahari amazi bisare operation uyu munsi kugeza amasaha turi muri studio, turi ku isaha saa 7 ziri gushyira saa 7. Nta bitero biri hari ahantu muri biriya bice, atagira umuntu uza no kubibesha rwose ntabyo. Ariko birashoboka kwenda guhera hejuru yayo masaha saa 8 saa 9 saa 10 byashoboka. Ariko icyo M23 iri gukora, irimo irakora icyo bita couvre-feu, irimo irasaka mu mazu y'abaturage kuko hari abasirikare benshi ba FARDC bagiye bararaswa, abasirikare ba FDL benshi bagiye bararaswa. Ubu rero M23 turi kubashakisha kuko bagiye bahungira mu mazu y'abaturage. Hano ubona abaturage bameze gutya, bameze nk'agati gakubiranyije, agati gafatanye n'akandi. Izo nkomere rero bari gusanga ngo zipakiye mu mazu nyine, ubwo bagahita babatwara. Urumva n'ubundi n'abasirikare izo za FDL. Mana yanjye, umunsi mwongeye kumva bari ngo bari gucura FDL, muzaba munyumvira amakuru muzabona. Iyo gahunda nitangira kongera gusubizwaho cyangwa se kugeraho mukabibona icyo gihe rwose, kandi ntago ari kera muzabona show. Muzabona aba FDL benshi cyane nabo mutazi,
kuko hariya bari kubacakira ari benshi cyane, ab'inkomere, abagize bate, abagiye barapfa iyo mirambo bakayihungishiriza mu mazu. Ibintu ntabwo byoroshye aha hantu, ibi nta hantu bimaze kuba bibi cyane. Twihute cyane tugaruke no ku yandi makuru ya hano muri Sud Kivu, nubwo naho nasaga n'uwo bamaze kwinjirayo. Ni ukuvuga ngo muri Sud Kivu, kugeza muri Sud Kivu nta mirwano ihari, ariko ubwo ndimo ndavuga muri hari bice ntashobora kuvuga nyirabyo ari buze kwivugira. Ubwo nje ndimo ndagarukira hano za Nyangezi, ahubwo icyabaye ejo muri Nyangezi, abaturage bamwe urubyiruko, abasore n'inkumi bajoininze AFC bigire muri 23. Abantu hano bamaze kwisobanukirwa, barakavuga ati nta mpamvu yo kwirwa twirukanka amashyamba duturubira twirukanka tumeze nk'inyeshamba, turi kwirukanka nka Wazalendo, turi kwirukankana n'izi ngabo za FDLR, turi kwirukanka donc turi kujabirira. Bijoininge 23 ejo, kandi ahantu no bakubwira yari indiri ya Wazalendo. Aha Nyangezi mwibuke ko Wazalendo ariho bamburiye FARDC iri itsinzwe za Bukavu, bahamburiye FARDC ibikoresho, ngo hari aba FDLR bibikura nkotandi bibikenya, ku buryo ngo umusirikare wa FARDC yarahageraga ngo bamubwira ngo iyo ntwaro ngo mwibwirizwe intwaro mugende muzidambika hariya, abasirikare ba FARDC akagenda barambika hariya. Ariko bageze hara barahabahangamura, ingabo z'abarundi ngo zizi gucukura imyobo, ngo zaracukuye imyobo nka 400 z'ubwirinzi, bari kwa ngo niho bagiye kurwanira, ngo none ngo mu veterano ntago izahabakura. Ariko yabikoze mu kanya nk'ako guhumbya, yabikoze mu kanya nk'ako guhumbya, my friend. Ibintu birakomeye, hatazagira umuntu babesha. Inshwi this ubona za ntare za Sarambwe ziri kwimwera amatiyo mu bikuru bya za Masisi, mperutse kugira iyo za Masisi, ariko ngarukira iyo ngiyo za Kimoka muri biriya bice ntago nageze iyo ngiyo za Kicangana, ariko naho vuba very soon ndibuze kuba ngerayo, rwose. Abakicanga namwe ndibuze kubatemberera turebe uko bimeze. Ndashaka kugera muri ya rompuwe rwose yahoraga iri kwifotorezamo ingabo, mu kanya ngo dore hano ngo tayari, hari ahantu ndashaka kuhagera cyane pe. Aha korose. Hanyuma wenda ku bantu twe turi kuvuga ngo tugiye kwakira wa mutaramu wacu, arambwiye ati, aranyandikira avuga ati Fighter abwira abakunzi bacu ko ubu tuvugana hari operation iri kuba ndetse ndi gukurikirana, ati bitatuma mpita mboneka nonaha, ati ahubwo ubabwire ko turi buze kuba turi kumwe mu masaha y'ikiganiro gikurikiyeho cy'umugoroba. Atubabwire ntibaze gucikwa na operation ndi buze kubagezaho yuko ibintu bimeze, ati kuko rwose ibintu ntago byoroshye karabaye. Ubwo rero urumva ko avuze ngo araboneka nimugoro hari operation arimo aragenda kurikirana. Niyo mpamvu mbasaba ngo mugume hafi cyane na Eugene Official, ntimuze gucikanwa n'ibiganiro byacu. Ubwo turaza kwa turi kumwe na Vincent tunerekeza mu makuru yo mu karere, kuko murabona ngiye nibanze kuri sede cyangwa se nibanze kuri tele ku kibuga cy'imirwano, ariko turaza kugenda duca muri byinshi cyane. Ariyo mpamvu nkubwira nti nyaboneka niba utarakanda subscribe yikanda, ariko abantu ko mutagisharinga, mukomeze musharinge inkuru, mushigikira umuyoboro musharinge inkuru. Ariko zikiyo muri gusharinga icyo gihe rwose mba mbireba neza cyane. Mukande no kunzogera, mukande subscribe, mukande no kunzogera. Abandi
abandi murayikinge rwose ibintu bigende neza. Yes, tuze gusora rero mu yandi masa ari imbere. Uyu yari fighter umuhungu wanyu ikiganiro murabona ko nakitendetseho ngenyine. Hanyuma andi makuru tuze kuyasubiraho mu yandi masandi n'abagenzi banje. Turabakunda cyane, muryoherwe na gahunda zacu, turabakunda. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.